bakunzi bacano ab'Imana bera ndabasuhuje ishya n'ihirwe ndetse amahoro y'Imana nabane namwe. Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubifuriza umunsi mwiza cyane, amahoro y'Uwiteka nabane namwe. So rero nkuko mubizi cano ab'Imana bera twabemereye ko tuzajya tubazanira abashyitsi, nkuko mubibona aha kuri live cyangwa se kuri cano ab'Imana bera muri kubona neza ko hari umushyitsi. Reka dutangire atwibwira kandi reka mbanze ku mbere yuko adusuhuza tubanze dusuhuze abakunzi bacu bakadasoka bacano ab'Imana bera abagiye bakora za subscribe kuri channel zacu ndetse bagakanda subscribe. Abo mwese reka mbifurize ishya n'ihirwe. Rero ntabitindijemo najya ngo mbamenyeshe ko chano ab'Imana bera duhita dukora icyatuzanye nkuko muri kubibona. Rero hano hari umushyitsi, benshi bari kumbaza ese ni umukobwa, ni umudamu, ni umufiyemere, ni umuki. Rero uwatangira udusuhuza kandi unatwibwira usuhuza abakunzi ba chano ab'Imana bera. Yesu nashimwe cyane. Umeze neza? Yego umeze neza. Wongera ijwi. Hanyuma hari abantu bakubonye bumvishe bashaka kumenya amazina yawe. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Umutoni Jeannette. Abantu ukaba mu karere ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango. Nkaba naje kubagezaho ibyiza Nyagasani yangiriye. Wari watubwiye ngo ufite ikintu cyitwa ubuhamya, niyo mpamvu wadutumiye nk'abanyamakuru bacano ab'Imana bera kugira ngo tugire gute utumenyeshe izo gahunda. Hanyuma rero reka tuguhe umwanya utangire usenga kandi utwibwira, nta kibazo ureba aha ngaha utubwire neza uko bimeze. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngaho rero tangira udusengera hanyuma kandi noneho uhite uzi uko urikizeho kutubwira ubwo buhamya, utange message ushaka kumvisha abanyarwanda aho Imana yagukuye naho igejeje ikora, izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ngaho dusengere. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye kugushima iki gitondo uduhaye, twongeye kugushima ibyiza byose uhora utugirira. Turi abanyabyaha kandi turi abanyantege nkeya, niyo mpamvu tuje tugushimira ibyiza byose utugirira. Amen. Hanyuma rero urakoze cyane. Ngaho noneho tuguhaye umwanya nikaze. Ariko hari abantu baciye mu gikari barambaza batari ko se uyu muntu ni umudamu, ni umukobwa, ni umufiyemere, bihagaze bite? Ushobora kwibwira abantu kuko hari abakunzi ahangaha baba bagutegereje bakamenya niba uri no ku isoko kugira ngo cyane benshi bazikuraho abafiyasi. Ndi umukobwa. Uzamura ijwi ry'abakobwa nyine, ubwo uzamura ijwi kugira ngo Imana y'amahoro ibashe kukugirira neza. Nta kibazo, urebe n'aha ngaha byose ntacyo bitwaye, biremera. Kuko hanyuma rero uri umukobwa waturutse mu kahe karere? Ka Ruhango. Mu karere ka Ruhango. Ariko mu karere ka Ruhango ubu ni ukuvuga ngo Yesu yarakwimuye, aho wari utuye ntabwo ariho ugituye. Aho wari utuye ntabwo ariho ugituye. Yesu yarakwimuye. Imana ishimwe. Hanyuma rero ni karibu noneho gutangira uduha ubwo buhamya bwawe, nk'uko wadutumiye utubwira uti njyewe mfite ubuhamya shaka kubwira abakunzi bacano ab'Imana bera, abantu bose bakajya banyumva kuri televiziyo zabo cyangwa muri telefone zabo. Ibino bica no kuri televiziyo, abantu batunze za televiziyo zigira amayutubazi bagira gute, barabishyiraho bakabyumva bakabireba wuzuye muri taburo, muri televiziyo. Ubwo rero wowe ugiye gutangira, tuguhaye umwanya utangira utubwira ubwo buhamya bwawe, nta kibazo gihari. Ariko urasenga? Iyi cano rero wajeho ni y'abanyamasengesho, ni y'amavugabutumwa, ni y'abakozi b'Imana. Usengera he? Uri umunyagatolika. Warabatijwe mu mazi menshi se? Kubera iki utabatizwa? Habaye iki? Kandi Yesu yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atarya umujyana. Nabatijwe nyine ndi umwana. Wabatijwe uri umwana? Kandi icyo gihe byari bitaremerwa kuko abana iyo babatijwe bakiri batoya icyo gihe baba bataragira ikintu cyitwa kwihitiramo. Uretse noneho ntabwo wakwemerera Yesu ukajya kubatizwa mu mazi menshi.
yego, ukaza ubyibuze ugashaka itorero wasengeramo ugakizwa ukabatizwa mu mazi menshi. yego. Okay, sawa rero ngaho karibu ubu tubwire ubwo buhamya ugeze ku bakunzi ba televiziyo ab'Imana bera, hanyuma noneho bumva aho Imana yagukuye ntugire icyo usiga. Ubuhamya bwawe ugiye kutubwira burahera ku myaka ingahe? Uratangira ku gihe cy'imyaka ingahe? Imyaka 17. Uravuga cyane rwose pe, ndumva sinzi imyaka 17. Yego. Okay, sawa rero ngaho karibu. Mfite imyaka 17. Natangiye mfatwa n'uburwayi bw'amayobera, ntangira kurwara umutwe, ndwara uruhande rumwe, noneho biba ni amayobera nyine, nkazajya njya kwa muganga bakabura indwara, noneho haza umuntu arambwira ati, abwira mama ati rero hari ahantu nshaka kukujyana, uyu mwana ngo arwaye indwara y'amayobera. Uzamurijwe twumve ubwo buhamya bwawe. Oya wiyicariye neza nta kibazo, muri televiziyo urimo nta kibazo. Ahubwo uratubwiye ngo ufite imyaka 17 watangiye kurwara indwara y'amayobera. Yego. Nkajya mbabara umutwe, ntangira kurwara uruhande rumwe nyine rw'itama ntirubashe gukora, noneho n'umunwa nyine bikagendera rimwe. Wari warwaye pararize? Bakavuga ati ni pararize. Noneho tukajya kwa muganga bakavuga ati nta burwayi ufite, bakabura indwara. Yego, bakayibura. Noneho haza umuntu aratubwira ati rero uyu mwana ngo muri kumurangarana kandi ashobora kuvamo ikimuga. Ibyo byabaye urahagana he? Ndi mu rugo mu Ruhango. Wari uri mu Ruhango? Yego. Ngo bashobora kuvamo ubumuga, arangije atujyana ahantu mu binyarwanda, turangije turagenda turisuzumisha, aratubwira ati ngo barandoze. Wabikubwiye ninde? Ni umuntu twagiyeho. Umuntu mwagiyeho wo mu bavuzi ba Gihanga? Yego. Akubwira ko bakoroze? Yego. Nuko nyine bampa imiti, ariko nyine nkumva nyine ntabwo biri kugenda, ariko nkashikama nsenga, nkazajya nsenga, nkajya gusenga kwa Yezu Nyirimpuhwe, nkagenda Imana ikangirira neza, nkajya kwa Yezu Nyirimpuhwe, Imana ikazajya ingirira neza, nyine iminsi ikicuma, ariko nkomeza nywa n'iyo miti bari kuma, nkayikomeza nkazajya nywa, ariko nanasenga, nkazajya njya gutegwa amatwi, nuko bakambwira ati ninsenge cyane. Ababikubwiraga babaga ubwo ari bande? Nyine nagiye gutegwa amatwi nyine mu isengesho. Wagiye gutega amatwi? Gutegwa amatwi. None ntabwo icyo gihe wavugaga se? Naravugaga, ariko nyine ntabwo navugaga menshi. Ntabwo wavugaga cyane? Warambonaga ukabona nyine meze nk'ikidebire. So hari abakunzi nyine bakumvishe uvuga uti nategwaga amatwi, ubwo ni ukuvuga ngo ni nkaho bo bakwegerezaga ugutwi kwabo ukabongorera? Hoya, hari ahantu nyine ugenda ukabwira umuntu ibyawe byose, akazajya gusengera, agushyira mu gitabo, bakazajya bagusengera. Ni nko kwicuza, hajya mu byita kwicuza cyangwa? Ntabwo ari ukwicuza, ni ukugenda ugasaba nk'umuntu nyine nkawe, naje nkavuga ati ndashaka ko wansengera cyangwa nkavuga ubuhamya bwanjye, noneho nkagenda nkategwa amatwi, bakagutega amatwi bumva ibyifuzo byawe? Ibyifuzo byanjye, bakazajya bansengera nyine. Imana ikangirira neza, nkandikira na Bikira Mariya kwa ariya nyine Ikibeho,
nkagenda Imana ingirira neza gutyo, ariko nsenga byahatari. Ariko njye iyo miti numvaga koko ntayinywa, ariko kubera nyine ubuzima narayinywaga kugira ngo nkire, nawe urabyumva. iyo miti se umaze kuyinywa waje kubona impinduka, warakize cyangwa byaje kugenda gute? Njyewe numvaga ko nta kintu iri kumarira, ariko njyewe icyo numvaga ibintu nyine cyamarira ari ugusenga cyane. icyagira icyo kikumarira ari ugusenga cyane. Yego. Komeza ubuhamya bwawe. Nuko njya gutegwa amatwi, nuko barambwira, banshyira mu gitabo, nuko barambwira ati tuzajya tugusengera, bambwira n'amasengesho ngenda nkasenga, ndayasenga, bakambwira ngo nzajye nsoma na Bibiliya, nkazajya mbikora. Ariko nyine Imana uko ngiye mbikora, Imana ikagenda ingirira neza, nyine nkumva ko nyine nanjye ndi kugira impinduka. Noneho Imana ingirira neza, ndakira, nkaba ngejeje. Ukirira kwa Yezu Nyirimpuhwe? Nakire kwa Yezu Nyirimpuhwe, ariko nabwo nagendaga nyine nsenga. Nuko nyine ndangije birangira gutyo. So ubwo buhamya bwawe bwo kurwara uburwayi, iyo pararize, ubwo wavuwe n'abo bantu b'imiti ya gihanga, hanyuma pararize wari wagize irakira? Ntabwo ariyo yanyujije. Njye numva ko ari Imana yangiriye neza irankiza. Wakijijwe n'Imana n'isengesho, kuko nagendaga nyine mbwira Nyagasani, Imana mfasha nkiri ubu burwayi bw'amayobera, nanjye ntazi ubwo aribwo. Njya kwa muganga bakabura indwara, kandi nyine nanjye numva ko ndwaye mu mutwe, hagomeza hagashyuha cyane, nyine n'uruhande rumwe rwarabaye pararize. Nyine abantu bakazajya bavuga ati uyu mwana ararwaye nyine. Bagomezaga nyine, nagendaga nsaba inkunga y'amasengesho, bumva ko nyine isengesho ryakoze ibyiza. Ubu Imana uriho urayishimira yuko yagukijije ibisazi na pararize. Hanyuma none mu kubyiruka kwawe se, umaze gukira iyo ndwara, ubu warakize burundu nta kibazo? Narakize, numva ko nakize nyine, ariko ntabwo ari burundu cyane. Ariko nyine aho ngeze ahangaha mba numva nta kibazo. None ni iki wabwira abakunzi ba Chano Abimana Bera baba bagenda bahura n'ubwo burwayi cyangwa se n'ibyo bibazo? Ni nk'izihe nama wabagira? Inama nabagira rero ni ugusenga cyane, kuko Nyagasani agenda ahindura ubuzima. Aho niyo waba umeze uturwaye gute, Imana iguhindura ubuzima. Imana iravura, mbega muri make. Imana iravura. Niyo waba ufite igikomere kimeze gute, Imana iracyomora pe. Imana iracyomora, kandi ndabibabwiye, Imana ni nziza. Ni izihe nama wagira abantu badasenga, kandi nkawe urumva Imana yagukijije, wagiye Kibeho ukajya ujya gushaka kwa Bikira Mariya kugira ngo bakusengere, ugategwa amatwi kugira ngo utange ibyifuzo byawe by'ubwo burwayi wagendanaga kugira ngo bagusengere? Hanyuma ni nk'izihe nama wagira abantu badakizwa, badasenga, kandi ushingiye ko nawe nubwo utari wabihagazemo neza, ariko byibuze wabonye igitangaza cy'Imana, ikibonera ikibeho? None ni iki kintu wabwira abantu, abakunzi ba Chano Abimana Bera, badasenga, badakizwa, batava mu byaha, badakiranuka? Ni iki kintu wababwira? Ikintu nababwira rero abakunzi ba Chano bacu, ikintu nababwira, inama nabagira ni ugusenga, kuko iyo usenze
iyo usenze pe imana irakumva kandi ntiwibwire ko imana isengesho ryawe ritagera ku mana. Imana irakumva pe niyo waba ufite ibyaha birenze uko ubitekereza ariko irakumva. Imana irakumva. Yes. Hanyuma nta kindi gitekerezo ufite gusuhuza se imiryango wasize, niba ari ubwo buhamya uduhaye, niba nta bundi buhamya ufite, ushobora nko gusuhuza imiryango y'iwanyu wasize, waba ufite abavandimwe, waba ufite inshuti, waba ufite imiryango, abantu bose nyine, kuko benshi bagiye kukureba kuri TV, ab'Imana bera bavuga bati dore uyu turamuzi, uyu twarabyirukanye, uyu turaziranye, uyu twariganye. Wagize amahirwe yo kwiga? Yego, nageze muri tronko, nakoze tronkome gusa. Kuki utakomeje? Ubushobozi bwabaye bukeya no kutumvikana mu miryango nyine. Hanyuma se Imana ubu ngubu iramutse iguhaye nk'amahirwe yo kwiga ukarangiza, wabyemera? Cyangwa wumva warakuze utajya ku ishuri? Narakuze. Warakuze? Kandi mbona mu by'ukuri ukiri umwana muto, niba uri kuvuga ko uri umukobwa uracyari umwana muto, ku ishuri wajyayo ntibyakunda se? Narakuze kereka wenda nize imyuga nyine, Imana ingiriye neza nkiga imyuga. Ariko hari n'abantu mungana biga izi saha. Yego, bitewe na ariko bageze ahantu kure cyane. Okay, hanyuma rero ngaho tugwaye umwanya utashye intashyo uzihereza abantu bose mwagiye mumenyana muziranye, baba ari nabo mwegeye, mwagiye mu bishuti, baba ari n'abakurwaje, baba ari n'abagufashije. Umwanya ni wawe. Ndasuhuza mama na papa, ndasuhuza inshuti zanjye, ndasuhuza umuntu witwa Filimoni, nkasuhuza na murumuna wanjye n'abo twabanye bose n'abangiriye neza bose ndabashimira. Imana ishimwe. Hanyuma rero cano ab'Imana bera twongeye kugutumira mu kindi gihe, wazabona umwanya ukagaruka se? Yego. Okay. Hanyuma ariko numvishe ngo uzi no kuririmba cyane, kuko mu bitangaza Imana yakugiriye ngo ufitemo n'uburirimbyi rwose. Ega kamera si ngombwa kuza kuyisatira gutya, aho ngaho irakwegereye nta kibazo, ahubwo washyiraho akaririmbo tukumva indirimbo yo gushima Imana yuko yagukijije ibyo bisazi n'iyo pararize, ndetse ikaba yaragukijije n'iyo myuka mibi warwaraga. Karibu. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana itabura guseruka, iyo Mana yumva amasengesho, iyo Mana dusenga irakomeye. Indirimbo niyo ngiyo, numvisha ari indirimbo nziza cyane. Imana ishimwe koko, ukunda no kuvuga makeya, ariko kandi Imana ikugirire neza. None se ubu ngubu uracyari umukobwa, uracyari ku isoko, kandi byibuze utuciriye ku mayange, wumva wakunda umusore umeze ute, cyangwa se wumva wakunda umusore uhagaze ute mu buzima bwawe? Njyewe umuntu numva twakundana tukabana, uko yaba ameze kose ariko asenga akunda Imana. Yego, kuko iyo usenze n'urugo rushingiye kuri Nyagasani burya rurakomera. Rurakomera. Hari abahise badutelefona mu gikari barabaza ngo ese ngo uyu mukobwa ngo akunda inzobe, ngo akunda ibikara, ngo akunda imibiri yombi, ngo akunda ababyibushye se, ngo cyangwa abananutse, ibintu nk'ibyo. Nkunda umuhungu ushinguye nyine,
ushinguye Mm. ariko nyine uko yaba ameze kose pe. Mm. Mm. Okay, sawa rero ubwo ni ukuvuga ngo imana y'amahoro ikumvire. Ubuhamya niba usoje kutubwira ubuhamya ubwo wadusengera niba nta kindi wumva wari ukeneye kuba wageza ku banyarwanda. Ese nta jambo ry'imana rijya rigufasha muri bibiliya waba ufite wakabaye utugezaho? Yego. Byaba ari iby'ubuzi nta kibazo. Ngaho tubwira ni nk'uwe murongo wagufashe muri bibiliya wagiye aho wagiye usomera, ni nk'uwe murongo waba waragufashije? Umurongo ntabwo mwibuka neza, nimba ari muri Yohana. Imana iravuga uti abarushye n'abaremerewe nimuze munsange nzabaruhura. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Yego. Kuko ndi umugwaneza. Yego. Urumva rero ko Imana ishimwe, umva ko mu gihe kizaza nawe rwose niba Yesu waramenye ko yaguhamagaye akakubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura kuko ndi umugwaneza, ubwo urumva yuko nawe ugira gute, ugomba gusanga Yesu akakuruhura, ukaba umupanekote w'ukuri, ugakizwa, ugakorera Imana, ukazabona ubugingo. Yego. Sibyo se? Yego. Imana rero y'amahoro iguhe umugisha wadusozereza ugasenga nta kibazo. Ubwo namwe mwese muri kubyumva murumva ko Imana imuvugiyemo ivuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange Yesu arabahuruhura kuko ari umugwaneza. Yego, Imana ishimwe. Ubwo rero ngaho senga nta kibazo. Nyagasani Yezu, turagushimira iki gitondo, turagushimira aka kanya duhaye kuba mvuze ubuhamya bwanjye. Ndamushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Urakoze cyane rero, Uwiteka w'amahoro akugirire neza kandi akwiteho mu izina rya Yesu. Amen. Sawa, wakoze cyane. Ariko kandi hari umukunzi wa cano ab'Imana bera ahise avuga ati ese uyu twabona nimero ye dute, cyangwa se nk'umuntu akurebye akakwikundira twabona nimero ye gute? Ugira telefone? Gutanga nimero urabyemerewe? Ndabyemerewe. Cyane kuri no ku isoko buriya hari umusore wakureba rwose akakwikundira, watanga nimero rero, ubundi wazabona umugabo ukazatumira tukaza mu birori cyane. Nimero yanjye ni 07 965 93 166. Urakoze cyane. Nshuti bakunzi ba cano ab'Imana bera, nongeye kubashimira kandi nongeye kubaha ishya n'ihirwe, amahoro y'Imana bane namwe. Hanyuma nk'uko mwabyiyumviye rero, uyu ni umwari uri ku isoko y'umugisha kandi uri no ku isoko agitegereje. Hanyuma kandi wowe niba ukunze ubu buhamya guhaye bw'uko Imana yamukijije uburwayi bwari bukomeye, hari na byinshi atavuze wenda kuko ari ubwa mbere aje kuri cano, ariko kandi nibaza neza ko ubutaha azagaruka yatinyutse akatubwira n'ibindi byinshi cyane yaduhishe. So rero mbibutsa gukanda subscribe aho uri kujya muri telefone yawe ukandikamo ijambo ab'Imana bera, warangiza ugakora subscribe, ubundi Imana y'amahoro ikakugirira neza. Mwakoze cyane rero kudukurikirana no kudutega amatwi. Amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao.